Ndabasuje none mbifurije ibihe byiza mwebwe mukurikiye neza Media TV twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mutegereje aya makuru ndabizima muri benshi cyane rwose nanjye icyo mba nkora no kubashakira amakuru yizewe kandi nyine anononso yameze neza cyane. Hanyuma reka twihute cyane ejo nababwiraga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza nyuma yuko rwose bakomeje kugenda bagabwaho ibitero ndavuga abasirikare nyine bahuriweho ni coalition ihuriweho cyangwa se nyine iri coalize no kuvuga ngo abasirikare b'u Burundi batoranyijwe abasirikare ba FARDC FDLR ndetse hakavugamo na P5 ko bari gukora imyitozo karundura ihambaye cyane kwibera mu ishyamba rya Kibira. Rero bakaba barakubiswe n'inkuba ku munsi w'ejo benshi basiga ubuzima ibi kandi bikaba bitabaye rimwe cyangwa se kabiri cyangwa gatatu kuko higeze no kujya hapfa abantu 100 200 bose bakubiswe n'iyi nkuba itagira amazi. Urumva ubundi dushaka kuvuga ko ari ibitero bikomeye cyane biba byabagabweho cyane cyane bikoreshejwemo drone. Ejo rero byarabaye ndetse rwose mu bitaro by'aho ngaho bya gisirikare bisanzwe bifasha abasirikare kuvurwa bakomeretse barwaye ndetse n'abandi bafite ibibazo nyine abo ngabo bakabitabwaho n'ibitaro biri aho ngaho nyine mu ishyamba rya Kibira rinegeranye n'umupaka w'u Rwanda naho rwose bitereye n'impungenge niyo mpamvu rwose ibyo bikorwa bitegurirwa aho ngaho benshi bavuga bati ntabwo byaba biri gutanga ituze ku gihugu cy'u Rwanda kuko nyine binajyana nuko abayobozi bo mu Burundi barimo n'uherutse kugira ibyo atangazwa ita Terence Ntahiraje yavuze ko bari gutegura rwose kuba ngo batera u Rwanda ngo nta gitangaza cyaba kirimo ngo umuntu watera u Rwanda ibi yarabitangaje ku mugaragaro kuri YouTube cyangwa se nyine ku muyoboro wa YouTube ari mu Bubiligi kuko na ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi. Ibyo rero byatumye nyine hagenda hagaruka amagambo avuga ati se ko igihugu cy'u Burundi kirashaka gutera u Rwanda. Rero iyo nkuba ejo yakubise ntabwo twamenye ngo ni igitero cyaturutse hehe ariko kandi nyine bo mu majwi ye bamwe mu Barundi usanga bavuga bati ngashobora kuba ngari M23 nubwo nyine ubusanga bashaka no kuvuga yuko ngo ari u Rwanda nyamara ariko ibyo nta gihamya n'imwe ibihari yabyo. Reka rero tujye mu makuru y'aka kanya avuga ko n'ubundi Abarundi bakomeje guhura n'isanganya abasirikare b'u Burundi kuko n'ubu ngubu rwose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari umukoloneli nja no kukubwira amazina ye amaze kuhasiga agatwe mu mirwano cyangwa se mu bitero bikomeye cyane muri operation zidasanzwe zihambaye cyane twavuga ko ari operation spéciale M23 yakoze ikagwamo abasirikare benshi kugeza ubwo hanaguyemo umukoloneli w'u Burundi ndanakubwira amazina ye nkubwire ndetse n'undi mukoloneli nawe umerewe nabi cyane ari hagati y'umupfu n'umupfumu kuko ashobora gupfa isaha n'isaha nawe arembye kubera nyine ibikomera afite byaza drone za M23 ariko umwe nyine we yahasize umutwe. Hanyuma ubwo turaza kujya muri ayo makuru ariko kandi nyine nza no kukubwira ibindi bitandukanye ku makuru agezweho iminembwe hari amaramforo ya coalition FARDC menshi Minembwe Fizi Warungu Mwenga aho ngaho ashobora kuba bagiye kwaka umuriro byose uraza kugenda ubikurikira. Hanyuma nze kukubwira andi makuru atandukanye ari kuvugwa rwose yuko nyuma yuko abaye imyigaragambyo ihambaye cyane cyangwa se ikomeye cyane Kinshasa nyine mu kiswe Ville Morte yo kwamagana ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwahindura itegeko nshinga bugamije kwigwizaho za manda cyane cyane nyine abo mu ishyaka IDPS rya Kisekedi ndetse bigizwemo uruhare na Perezida Kisekedi akaba rero yaviriweho indimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe noneho bashinze ihuriro twakita ko rigamije nyine kurwanya icyo kintu gusa cyonyine ryitwa Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel no kuvuga nyine ko mu mpine RC 64 rero kugeza ubu ngubu hari byo bamaze gutangaza nyuma y'imyigaragambyo bakoze baravuga ko bari kubona impinduka kandi ko Kisekedi yaba ari mu marembera ku buryo ibyo kuba yahindura no tegeko nshinga rwose kuba yabigiraho bigoye biri kure cyane nk'ukwezi barabishingira kuki bimeze bite hamwe n'andi makuru menshi avugwa muri aka karere mu Rwanda n'ahandi hatandukanye turaza kugenda tuyagaruka reka ninje mu makuru yacu. Reka mbabwire yuko ni igitero gikomeye cyane kiri kuvugwa rwose ku buryo benshi bari kuvuga ko M23 imbaraga iri kugaragaza cyangwa se ubuhanga ifite ntabwo busanzwe. Ubundi turi kutuzi ko abasirikare bakomeye cyane ba M23 kugeza ubu bari kurwanira muri Masisi nyuma yuko nyine havutse urugamba rukomeye cyane ku buryo babonaga ko Rubaya iri gusatirwa ndetse bamwe rero batanye no kuvuga bati noneho M23 ngakayo karashobotse ngo bagiye kuyambura Rubaya byarangiye kuko nyine Wazalendo na FDL na za FARDC bari bamaze gufata ibice birenga 10
kuko niho benshi babishingiraga. Hanyuma ibyo bice birenga 10 bari bamaze kugenda bagira mu bice byegereye Rubaya, bageze za Ngungu, bageze za Gasake, hafi aho za Murambi, hose bagiye bahagera, Amajanja, za Rukiza, Kanyaru, hose bari bagiye bahagera. M23 rero sinzi ukuntu rwose yaje gutekereza ikora ikintu gikomeye cyane, nibwo yatangiye kurasa aho ahaturuka indege za gisirikare cyangwa se drone hariya Ibangoka, Ikisangani. Hanyuma ikoranabuhanga ry'ikirere irarishegesha kugeza ubwo uyu munsi nizo bari kugerageza gukoresha ziri guturuka za Karemi. Ubwo rero byakomye mu nkokora nyine coalition ya FARDC. Ubu rero abenshi baribaza bati se ko M23 abasirikare bayo bakomeye bari hano muri Masisi, ibyo kuba bari gukora imirwano ikomeye cyane muri Kivu Amajyepfo bakanahatsinda abasirikare bakomeye, byo aba basirikare bari kubakura he? Effective M23 ikura cyangwa se abasirikare bakwirakwira hano hirya no hino kugeza ubwo ikoze ibintu bitangaza byo iri kubigenza ite? Rero yakoze operation ikomeye cyane, ni coalition rwose, coalition. Ubwo reka mbanza mabwire ko uwapfuye cyangwa se uwicwe waguye mu gicu cya M23 cya drone ari Colonel w'umurundi witwa Colonel Mugisha. Ni Colonel rero Mugisha, ubwo ni ukuvuga ngo bari kugeza bamaze kuhasiga umutwe witwa undi witwa Colonel wundi witwa Colonel Jisi, nawe w'umurundi wamerewe nabi cyane ari kuvuzwa kugeza ubu. Nyine yari yajyanywe Gitaraganya mu bitaro bya Baraka, ariko kugeza ubu mukuru avuga ko bashobora kuba ngo bamaze kumwambutsa bamujyana i Burundi kugira ngo yitabweho i Bujumbura mu buryo bwisumbuyeho, kuko nyine amerewe nabi cyane ari guhumeka wa nyuma. Rero ni mu bitero abarundi barimo baza bava za Baraka, bakaza Bibogobogo, bakaza bita kwa Murima, hita kuri Mukoko, aho hose niho bari baje. Hanyuma M23 mu gihe bateguraga kuza kuyigabaho ibitero yo natwirwaneho, nibwo yateguye drone zayo irabatungura pe, ibaturutse inyuma. Bo mu gihe nyine bari bareba imbere aho batumbereye aho iherereye, M23 sinzi ukuntu ijya ibigenza, drone yayo yaturutse inyuma y'abo barundi. Nibo bari benshi muri icyo gitero, nubwo bivuga ko cyakirimo na Wazalendo, ariko abenshi bari abarundi, kuko burya benshi muri Kivu y'Amajyepfo rwose uko byagenda kose abarundi nibo benshi. Na jana nakubwire ibindi bikorwa ari gutegura abarundi hari muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko bahuye n'iryo sanganya. Rero nibwo ba M23 isi barasaho drone bikomeye cyane. Ubwo ngubwo nyine nibwo isi barasaho rwose, ubwo bateguraga nyine kuyigabaho ibitero aho ngaho yabarasiye aho bita kwa Murima, yabarasiye. Hanyuma nibwo ubundi witwa Colonel nyine Colonel JSS araswa nawe bikomeye cyane kugeza ubu akaba ari kuvurwa ibikomere. Rero ahitwa mwibuke ko nanone ejo ahitwa Point Zero, ejo ububiko bw'intwaro M23 bwiganjemo iz'abarundi yarabutwitse. Ntabwo haguye abarundi benshi, abarundi n'akarundi barahaguye rwose. Bikavuga ko urugamba M23 iri kurwanamo na coalition FARDC, abarundi bamerewe nabi pe, bamerewe nabi, iri kubarimbagura nyuma yuko ibyabereye hariya rwose mu ishyamba rya Kibira iwabo, bakaza kongera kwigerezaho bagaba ibitero kuri M23. Ndakubwira ngo abarundi bameze nabi aha noneho by'umwihariko Point Zero. M23 nibwo rero yaje gutwika ubwo biko ku munsi w'ejo, hagwa abarundi benshi, kuko ubundi hariya muri Point Zero baratera M23 bavuye mu bice birimo za hitwa za Bicumbi, nubwo ari abanyekongo bahita Vicumbi, bakajya kurasa nyine za Karingi, aho muzi ko bamaze iminsi bagaba n'ibitero bya drone byinshi cyane. Karingi, Bidegu, Rugezi, kuri Mukoko, kwa Murima, ku Ndondo, Irundu, aho hose naho bagaba ibitero. Muri iyi minsi byo nta nubwo ari drone gusa, kuko bari no kugaba ibitero bakoresheje n'imirwano yo hasi nyine, bagakoresha intwaro ziremereye cyane, zirimo za machine gun, zirimo za 12 zose. Ariko ikibabaje cyangwa se giteye agahinda nuko ari kugaba ibitero mu baturage cyangwa se mu bice bituyemo n'abaturage b'abanyamurenge b'abasivile rwose, aho ubona ko ibingi biteye agahinda. Aho rero hose bari kugenda bagaba ibitero kuri M23, ariko kuva ejo n'uyu munsi bahuye n'akaga gakomeye cyane. Nguko rero uko byifashe, ni ukuvuga ngo abarundi bari mu kiriyo cyo basirikare babo nyine wahaguye mu Colonel Mugisha
n'uwo ngo Colonel Regis uri kuvurwa, ndetse bikanavuga ko hari imibarura ryo kugira ngo barebe uko ibintu bifashe, kuko ahitwa Mpoezero n'ubu haracyagaragara imirambo ku musozi yiganjemo iy'abarundi na Wazalendo, nk'uko amashusho ari kugenda kwirakwira, usibye ko tutayashyira kuri urubuga nyine bitewe n'umutekano wa YouTube, murabizi namwe ni ibintu musanzwe muzi cyane. Ibiriyongera rero kukuba M23 muri teritwari ya Masisi, nivyo nakubwiraga, bari kwibaza bati se M23 k'abakoloneli bayo, basirikare bayo bakomeye, ba Colonel Muhire, ba Colonel Jimmy, ba Generali Gaceri, ba Colonel Nsabimana, ba Generali Boduwe, ko bose ibikorwa bihambaye bari kubikorera muri Masisi. Mu by'ukuri ibi bitangaza cyangwa se izi tekinike bari n'izi operation za kasamutwe zikomeye cyane bari gukorera muri Kivu Amajyepfo zo bari kuzikora gute? Rero niho benshi bavuga bati M23 ifite uburyo irwana ku buryo rwose kuyishoraho ari ukwiyahura cyangwa se ari gukora mu makara. Rero ni ukuvuga ngo ibi tubiveho tujye ku bindi. Nubwo wumva abarundi bamerewe gutyo, bamerewe nabi cyane, bari kuraswa umusubirizo cyangwa se bari kurwana umuheneza ariko bagakubitwa cyane. Ni ukuvuga ngo ubu bari gukora amaranforo ku buryo mu kanya cyangwa se mu minsi iri imbere hashobora kuba hagiye kwaka umuriro. Hano bita Warungu, hano bita Fizi, hano bita Minembwe, hose abarundi bari kugenda bahashyira amaranforo cyangwa se abasirikare benshi, bakiyongera ku bahibu baturutse, ejo nakubwiraga baturutse, hari abaturutse Misiri, hari abaturutse muri Israel, hari abaturutse muri Afrika y'Epfo bavuye kwitorezwayo, ariko namenye bari bitangazamakuru bitangaza yuko ari abo muri ibyo bihugu, ariko ntago ari byo, kuko nabahibo ariko b'abanyekongo nyine batorejwe muri ibyo bihugu, baje nyine ngo bazanye imyitozo idasanzwe ihambaye cyane, harimo yo kurwanira mu kirere, mu mazi, ndetse no kwihisha mu mashyamba mu buryo buhambaye byose, kandi ngo bakabikora mu gihe cyose, haba mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'ivumbi, mu gihe cy'ijoro, hose bakaba bashobora kubarwana. Abo rero bakaba bavuye muri ibyo bihugu, baje biyongera ku bandi barundi bari kuza bisuka mu bice bitandukanye. Hari abari guturuka Warungu, hari abari guturuka Baraka, Fizi, Mwenga, bakaza bagahurira ahantu bita Poenzero. Nanone hakaba guhinduranya, habari kujya muri gice nanone ndi kukubwira, hari kujya nanone Warungu, bakajya Mwenga, hakajya Fizi, nabo baturutse mu bindi bice. Urumva noneho abari guhurira Poenzero bari kuza bavuye za Baraka, harakaba bavuye i Burundi, abwo n'abarundi gusa, aho ngaho ku rundi ruhande ndi kubwira, ubwo ari abarundi bari kuva nyine mu Burundi bambukiye za Rumonge nyine bagakomeza niyo ngiyo za Tanganyika hose, bakaza bagahurira hano Poenzero, ariko sinzi niba Tanganyika nyine ushaka kugerayo, ariko aho baturukaho ni Rumonge, byo birazwi. Hakaza rero bagahura n'abaturutse Baraka, abo bo n'abarundi, ariko abandi bose biyongeraho abarundi bo bari kugenda bakajya kwirunda aho nyine nkubwiye za Mwenga, za Warungu, kuko muzi ko Warungu naho zanzibira M23 iri kuhakora akantu ibamereye nabi cyane. Ibice bikinini cyaho ubu ngubu kiri kukigenzura neza cyane, naho iri kuhatsinda abarundi n'abandi bo muri coalition batandukanye. Rero bari kuza barimo bakakora icyo twakita nk'ibirindiro bari gukora aho ngaho Poenzero, nyuma y'uko M23 ihashegeshe ndetse ikanatwika ikigo cya gisirikare cyangwa se ububiko bw'intwaro, ariko ikigendera. Rero bari kuza kuhaziba icyuho, ariko ngo banagabije ibitero bishyashya, ndetse ngo banarinda ngo n'imipaka ahegereye Burundi, aho kuri M23 ngo nahegereye u Rwanda. Ibi byose biri kugenda bivugwa. Rero urumva yuko ibintu bidakomeje koroha na gatoya. Reka twigire mu yandi makuru, ari kuvuga ko rwose ihuriro ry'amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa coalition, ni ukuvuga ihuriro ry'amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi, ibizwi nka coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, cyangwa se mu mpine C64, ryatangaje ko ryishimiye uburyo abaturage bitabiriye gahunda ya Ville Marute. Ni imyigaragambyo yambaye cyane mu bice bya Zagombe, mu bice bya Kasavubu, hariya Kinshasa habaye ibikorwa byaratwitse, amapine y'imodoka, imihanda yarafunzwe, barimo baramagana ko Tshisekedi yahindura itegeko nshinga. Rwose baravuga bati Tshisekedi urashaka kongera kuyobora indi manda, nyamara n'izo wayoboye turi kubona uko wazitwayemo. Nta muturage wahaye uburenganzira abaturage mu burasirazuba, bari kwicwa umunsi ku munsi, imirwano imeze nabi, kandi wigizemo uruhare kuko udashaka guha uburenganzira ubwoko bw'abatutsi
ubateza FDLR, ubateza FARDC, ubateza wazalendo zikabica umunsi ku munsi, urabagabaho ibitero bya za drone. Usibye naho ngaho kandi no mu bindi bice nta bukungu buhari, za ruswa ziravuza ubuhuha, nta mashuri yubatswe, nta mihanda ibiki n'ibiki, imijyi nka Kinshasa irimo akajagari. Ati se wa mugabo urashaka kongera kwiyongeza manda mu buhe buryo? Rero ni imyigaragambyo yabaye kuri wa gatatu mu mujyi wa Kinshasa ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero iryo huriro riravuga ko icyo gikorwa cyagaragaje neza ko abaturage benshi batemera umugambi wari wose wo guhindura itegeko nshinga cyangwa se gusubiramo itegeko nshinga ry'igihugu, cyane cyane ingingo zirebana n'imiyoborere n'ihindurwa ryayo rishobora kugira ingaruka ku mikorere ya demokarasi. Rero mu itangazo ry'agateganyo bashyize hanze nyine ryanashyizwe umukono n'uwitwa Martin Fayulu uri mu bayoboye nyine irino huriro, uwitwa Jean-Marc Kabundi, Moise Katumbi, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga. C64 bashimiye abaturage bagize uruhare muri icyo gikorwa cyangwa se muri iyo myigaragambyo ihambaye, bavuga ko ari uburyo bw'amahoro kandi bubahiriza amategeko. Rero abayobozi bakagaragaza ko kwitabira Ville Morte niko bisa nyine kiriya gikorwa cyangwa se myigaragambyo atari ikibazo cya politike gusa, ahubwo ari urugamba rw'abaturage bose bashaka kurinda amahame ya demokarasi, itegeko nshinga ndetse n'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Nk'uko rero iri huriro ribivuga, ibikorwa byagaragaye mu bice byinshi bya Kinshasa no mu yindi mijyi byerekana ko abaturage bafite impungenge ku byifuzo byagaragajwe n'abayobozi bamwe mu gihugu byo gusubiramo itegeko nshinga. Niko babivuga rwose. Banditse itangazo nirerere cyane ntabwo twarigarukaho, ariko nyine byose bikubiye mu guhakana ibyo Tshisekedi yifuza mu guhindura iri tegeko nshinga. Hanyuma reka twihute nkubwire yuko u Rwanda na Pakistan nabo bamaze gushyira umukono ku masezerano y'imikoranire mu rwego rw'umutekano wa nucleaire no kurinda abaturage n'ibidukikije ingaruka z'imirasire. Bakaba bakomeje urugendo rw'u Rwanda rwo kwagura ubufatanye mpuzamahanga mu rwego rw'ingufu za nucleaire. Bashyizeho amasezerano none mu gihe u Rwanda kandi rukomeje gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi bwo gukoresha ingufu za nucleaire mu buryo bwa gisivile, by'umwihariko mu rwego rwo kongera ingano y'ingufu z'amashanyarazi no guteza imbere ikoranabuhanga rishingiye kuri izo ngufu nyine za nucleaire. Pakistan ribaye igihugu cya gatatu kizwi cyagiranye n'u Rwanda amasezerano nk'ayo ngayo, kuko nyine harimo Uburusiya ndetse harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva rero ko u Rwanda rukomeje kumva inkuru nziza cyangwa se rukomeje gukataza gukorana n'ibihugu bihambaye mu bya nucleaire. N'ibisanzwe u Rwanda n'ubundi ruri kugenda ruzamuka cyane mu ikoranabuhanga, by'umwihariko rwisunganye n'ibihugu nk'ibi ngibi bimaze kugera ku iterambere rihambaye. Ibyo bikaba ari inkuru nziza cyane ku Banyarwanda bose ko turi kugenda twishimira ko turi gutera intambwe mu ikoranabuhanga mu by'ukuri. Reka nshimire cyane buri umwe wese ukurikiye Neza Media TV. Mukuri subscribe, mukande like, mukande share, amakuru yacu akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5.